batagifite wenda zambaraga bagiraga tukiriri ariko nabo bari uziko tuteze kwirengagiza uziko bakubitiraga umukazana mu nzu nyirabukwe arimo ntahaguruke no gukiza abakecuru nabo ntago ari nawe muteranyije ugasanga bajya barwana mu rugo kubera uwo mukecuru batarigeze barwana n'umunsi n'umwe atarahagera njyewe nariboneye ahantu twari dutuye hano umukobwa yaratwite nk'umwana wa 4 afite inda nkuru pe ibaze umugabo akubita umugore utwite inda nk'iyamezi 8 nyirabukwe yicaye mu nzu ameze nk'uko abantu gareka baje gutabara basanga umukecuru aricaye yegeretse kuguru kukundi ngo yaye bamukubite ubwo nibwo burozi bwa mbere ni umurozi uwo mugore ni umurozi uwo nyirabukwe ariko sinkibashigikiye ni bashake nawe bari kubishura oya ariko nyine ko babishura ariko kandi urebye ubugome ubwo nyine nabo bagira ubugome ariko buriho ubu nyine noneho burakabije ubugome bw'umukecuru hano hari umukecuru hano kayore hani wacu abana urumva umuhungu ngo abahungu bagiye hanze bamusigana n'umukazana uwo mukecuru noneho uwo mukazana we umukecuru nyine ageze hahandi abakecuru barusha akavuga ngo yewe nkeneye kwirira uduhuru uyu munsi ntuntekera inyama unshakira imboga z'ibyatsi bene uko nyine kuko ni n'abanyamafaranga ategeka nyine icyo yifuza kurya ahura na satani y'umukazana yamubwira ngo nkeneye kurya tuvuge igisusa n'ukuntu mubora gihendutse ahantu hose wakibona umukazana akamagenda agateka igitoki kuko we yarageze muri leta yo kudasohoka mu cyumba yajya kubona ku meza bamuteguriye mu cyumba ni ibitoki byigendera kandi atanabirye ntabirye akambwira ati se byagenze gute ngo nibyo uzabonetse urya ibyo ngizo utarya ibyo ngizo nyinshi noneho ahantu yaberaga mubi uwo mugore ibaze ko mbere yo kumutekera ibaze niyo byibura areka kujya yajyaga kumubaza akambwira se mukecuru noneho kurumva ukeneye kurya iki ubwo bugome uyu munsi urifuza iki akambwira ngo yo unkarangire nk'utujanga n'umutsima woroshe cyangwa udutoryi dutogosheje yamaraga umva ukuntu ari intera hamwe uwo mugore yamaraga kumubwira icyo yifuza iwe akama agenda agakora controle niba amubwiye ngo indagara akama agura nk'amashu n'ukuri kw'Imana kandi abizi neza ko atayarya ari hano aha mu muhanda mugani wa Unity ko ndakureba yes urumva ubwo bugome araha kuranyumva we ni wowe mpambwira ubwo ni ubugome bw'indengakamere uwo mukecuru umva yagiye gutabarwa nta makuru n'ukuri kw'Imana umukecuru yambwira ati yewe noneho sinywa mu karu nshakira uduta akamagenda akamuzanira ji atayinywa afite amafaranga bamwohereje amafaranga yo gutunga umukecuru ngaho mbabaro nyumvire nawe uri umugore urimo urasaza ntago uzahera muri iyo myaka utekereza ibyo bintu niba bigukora ugeze mu myaka nk'iyuriya mukecuru ibintu byose pasiteri wacu yaratwigishije aravuga ngo nujya ukorera ikintu nujya ukorera umuntu inabi tuvuge urambeshyeye ikintu runaka ujye umenya ko ufunguye kampani y'abazakubeshera wasanga uwo mukecuru yarayifunguriye kampani wasanga nawe ari byo yakoze bari kumwishyura ariko nawe kandi uri kubimwishyura ubundi nabi ntago yiturwa iyindi nabi niba uwo mukecuru rero niba wowe uri gukorera uwo mukecuru ibyo ngibyo uri gufungura kampani abuzukuruza nibyo bazagukorera abakobwa bawe abakazana bawe abantu bose bazabigukorera kandi ubyitegure sowe none se uko aba bakazana yewe ndikumva ibintu byafashe indi ntera ariko mu by'ukuri black tea ni ujipo ariko ibyo bintu byose mu by'ukuri ibintu tuba turi kuvuga ni ibintu bihari kandi byagakwiriye guhinduka muri sosiyete kuba uri kumwe n'umukecuru nawe nyine nk'uko ari narabivuze uzajya ubyishiramo ari nkanjye bakoreye kino kintu ari nka mama wawe mu by'ukuri uwo n'undi mutima nk'ubunyamaswa abantu baba bafite rero byari biturutse kuri ya myumvire umukobwa azashakwa azi ko agiye ku wundi mugore mu by'ukuri iyo ushatswe yego ni wundi mugore si mama wawe ariko n'undi mubyeyi uba wungutse
iyo umufashe n'amaboko abiri ukavuga ati uyu ni umubyeyi wanjye wundi nungutse nibwo bigufasha mu mutwe ariko igihe cyose watekereje ko ari canye na wundi kino gikecuru niho usanga hari ayo matirimbukanya y'abo bakobwa bagira gutyo. Hanyuma rero sinzi impamvu bigenda bigaruka cyane muri iki gihe ko ari abakazana bagenda bitwara nabi. Sinzi niba n'abakecuru hari imyitwarire mibi baba bagize kugira ngo abo bakobwa bafate gutyo. Ese mu gihe ari umukecuru ukwitwaraho nabi nawe bikaba bisa naho nawe uri kumuhima, hari igihe ubana n'umukecuru ukiri mutoya nk'abari abagore bashakwaga bakiri ruguru akagutesa nawe akamubwira ati reka uziboneraho, yasaza nawe ukamwishyura. Buriya akenshi ni nk'uko biba byagenze cyangwa ni nabi gusa umukobwa aba afite? Ngewe sori kuba namye ukuntu ngiye mbyumva, nta kintu icyo ari cyo cyose umukecuru yagukorera ku buryo umwitura inabi ingana gutyo. Icyo ari cyo cyose reka nkubwire ngiye ko mbyumva, mbonye atangiye kunzanira kicwangumu cyangwa ibintu tutumvikana, kuko nabo bagira amatiriganya menshi. Mfite ubushobozi, urugero nk'uyu mpaye nkubwira uzumuha ibiryo atasabye, bafite ubushobozi, abahungu biwe bafite amafaranga, namuhamagaye nkamubwira ati yewe ngiyewe ndananiwe, aho kugira ngo tuzabe cyane rwose usenye ngo ni umukecuru ntabwo umugiye gusenya, ntabwo ni ukuri kw'Imana ngiye ukuntu mbyumva, ngiye namusaba akamuhura iruhande tutaragira ibintu bibi tugeraho, akamuha abandi wenda bashoboye kwihanganira ibyo kugira ngo ngiye tutazagerana kure n'uwe mukecuru usange swati namuhemukiye cyane cyangwa yampemukiye cyane. Namujyanira iryo amufatirira izindi nzu cyangwa muhizi n'ayandi miryango ikomeze imurere mu gihe ngiye naniwe. Niba shake banyange ko naniwe gutunganya nyina, nishake banyite mubi, ariko ngiye n'umutima wanjye ntacyo nshinja, buriya nta birenze mubi. Niba wananiwe kumutunga n'ubundi uri mubi. Ubundi hari ikintu gihari, ushobora kwanga kumutunga gutyo umuhungu akakwirukana, urumva waba wisenyeye. Ntago we bose ni bangahe basenye kubera ba nyirabukwe, ni benshi. Uvuze gute? Ahubwo se ninde waguhitamo akirukana nyina? Ariko we cyetse abo waroze bavuga ngo wowe umukobwa akavuga ngo ngenda avuze ngo mama wasohoke nona cyane, uwo mugabo ndamugaye nyoka asohotse ati iyo mayibo watoraguye. Oya ntago magomba kuva mu nzu ngo umukazavuze ngo asohoke, kubera icyo agomba gusohoka, kubera isi basohoka. Ngewe abahungu ntago twumvikana, numva ko ari abatipe batazi gufata inshingano. Aravuga ngo kugira ngo urugo rwanjye rusenyuke mama nagende, imiryango ni myinshi kumva abazamurira ni benshi, ariko ngewe umugore wanjye aracyafite kurinderera abana, amfitiye akamaro karutaka. Mama yarandeze yego byararangiye, ariko ntibivuze ko agiye kwangara, afite izindi famiye zizamurera. Ariko hari urambwiza ukuri ko wakwirukana mama w'umuhungu mugasigara mubanye neza n'umuhungu nyine, ariko ni kukubwira bibaye ngombwa ngewe aho kugira ngo nserere n'uyu mukecuru mbona ko dutangiye kugerana kure, namubwira akagenda akajya ahandi. Ariko hari ikintu, none se ko mugumana kandi mukagumana mutwikana, nyine nicyo kibi. Wemeye ko mubana niyo yaba yarakugiriye nabi, ugomba kwirengagiza ibyabaye byose, ugafunga umwuka ukamubanira neza, nyine ukigira imfurakazi, urumva. Ariko hari ukuntu umukecuru akubanira nabi dia, hari ukuntu ushobora mu muryango, ushobora gushaka mu muryango mama w'umuhungu sindebe ngo akicwe n'uburoro. Mama w'umuhungu mureke guseka, ibintu biba bibabaje ngo muri kubisekamo. Mama w'umuhungu akamagenda akababara ngo yashatse umugore mu bintu wawe, ibifi kabiyo ari ntakuziho imico mibi. Ngambwira nk'uwo muntu bakamukuzana wo mubani, rero nanjye ikintu namukorera muhamashu. Oya nagaruko ngiye ikintu nakora kuba muri ubwo buzima. Rero uri mu rugo rwawe, wagiye ugiye kwishima mu rugo rwawe, wagiye ushaka amahoro. Sasa aje noneho kukubuza amahoro imyaka yose. Si umukecuru urembye ngo ejo azopfa, byibura uvuge ngo reka nihangane imyaka 2 yarabakungubutse. Aracakomera gubaraye, aracyafite indi myaka nk'ijana. Ni cyo kibazo ngiye nibazana n'uyu munsi kivuga ngo nukubera cy'umungazana nyirabukwe ngo abane n'umukazana. Ngiye
kugeza n'uyu munsi ntago ndabyumva baba abana mu ruhe rwego n'ubushobozi buke cyangwa n'ugukenera intambara no tuvuge ko ubushobozi buke ese reka mbaze oya twakwiranja nkajya no muri kinyozi ariko njyewe no reka nkubwire ibyo ushoboza kwirengagiza uyu munsi ubuzima bwa none burakomeye kandi urabona tuvuge mu gihugu cyacu cya Kongo hari intambara ubu nyine noneho aho kugira ngo nyoko bukwe umuhungu niko avuze ngo kugira mama na papa bagume muri iriya ntambara ejo tuzumve ngo bapfuye babishe kandi dufite amahirwe yuko twabazana tukabana hano mana ahubwo isengesho ryanyu barisigaye ati mana bazaca hehe uzabayobore mu nzira batugereho amahoro ugiriwe amahirwe sasa baguhurutseho umukecuru wo mu mibunda ufite ibintu mu myeko afite ibyatsi yesu we ariko aho ngaho aje bamukubise mu nzi wawe uri umwana wikuriye mu biryogo nta kindi kintu kiri wiyambarira ikabutura mande tusande wiyambara ipantaro yawe ufite ukuntu mubanye n'umugabo wawe muri weekend muri sohokerana mujya bene ibyo reka nkubwire reka mbanze ntange tunkata ijambo iyi mikorosi yawe dore ngurego ningeze cyarangiza reka ndangize njya kubaza noneho uwo mukecuru uramukuzaniye iwawe wavuze ngo se ni gute ngo akuzanire ngo nyina ngo mubane mu nzu ngo abashaka ko musenya hoya hari igihe biba ngombwa aho bibaye ngombwa afite ubushobozi buke yikorera muri iyo kinyozi mufite abana 3 nabo kubahaza ntabwo murabishobora so nta handi bazahitirana hamwe nta yindi famille bafite muri iki gihugu ni mwebwe uko bizagenda kose barahitiramo wawe uwo mukecuru uzamugira gute uzi ukuntu bimeze iyo biri muri iyo case iyo byagenze gutyo nta kintu uba ufite gukora ikintu uba ufite gukora ni kimwe ubundi buri kintu kigira sacrifice uri kumva ko umwana wo mu gihugu yambarira ikabutura mande tusande uragenda ukamera nk'umuntu nk'ako kundi gukurikira imana ngo ni uguhomba no kubaka urugo ni uguhomba urumva ukagenda ugahomba iyo kabutura wambaraga ukicara hasi ukayoborwa uko abishaka none gutembaho ubuzima bubabaye bitari none uzakora iki bitari ibyo muzikorerana azaba nambaye ikabutura avuga ngo iyi ni mayinja yinjiye uzi ikintu ngomba gukora nzamwicaza nk'amabukwe ntabwo yabyumva none atabyumva asubire mu mibunda abakobwa b'ukwambaraza mucikopa no mu rwego rwo kwirinda ngewe azinjira mu bwete mabukwe wowe ubuzima mwabayeho ubuzima mubamo nubwo tubamo buratandukanye nzamubwiza ukuri kose kwanjye ubwanyu rwo kwambara usa yes nta kibazo azakubwite amazina yose ashaka uretse na nyoko na sobukwe tuvuge so bavuze ko baje ari babiri tuzambara uko wambara ntuzavuga uko wavugaga ntuzajya aho wajyaga bizasaba gutanga ibitambo byose ngo ibyo yongeye kuri ngiye ntago byashoboka noneho aho ngeze aha wenda arashaka kubwira tumva sinja noneho nta mugore w'umunyamurenge wagiye ku isi yose ngo kuri YouTube ngo kuravuga ubusa n'urugero bunyine ngo biruzubamo ngo taga ari byo ariko data bukunyicaje ye baba we ese mbabasi kibazo tugendeye kuri ibyo ngibyo muri kuvuga akenshi mubona ari iki abakazana na banyirabukwe bapfa abakazana ba nyirabukwe bajya bapfa abana babo barafuha ni nk'aba ba mama bafuhira abahungu babo yes none se niba mama babajwe nuko ngo ngiye mfite umusaza wanjye ko mugisha yashatse umugore mubi ibyo bintu uramureba ngiye mbona ko ari ukumufuhira none se umugore wa mugisha mubi areba he mama for real ukamusanga yamwishizemo ngo uriya mukobwa yazanye umugore utari mwiza yazanye akagore kabi kagufi kagakara ukamwumva ibyo byamuraje inshinga wanjye ntabwo ndi mugufi ujya ndi muremure nuko nicaye urumva ugasanga ibyo bintu byatumye mushwana ngo yashatse umugore utari mwiza n'uwawe ngiye ikintu mbona bapfa ubusa ikintu njya mbona abakazana bapfa na ba nyirabukwe akenshi ni bya bindi watangiye uvuga nyine nuko ariko ni nako bigomba no kugenda batagize icyo banapfa ahubwo ntago baba bari nomo kubera ko njye mbona ibyo bankitegeko ese we mufite icyo mupfa indese nuko kuvuze ngo nitegeko nibyo ndi kukubwira umuntu wese nyine akenshi abafite ibyo bapfa naba bana cyangwa abaturanyi umuntu muri a distance kugira ngo mushwane uburi kasha wowe mu kazana ariko benshi bakunze gushwana naba bana cyangwa se baturanyi araza atarine yabyutse saa 4
umukazana wanjye ati umwana wanjye yaragowe guse icyayi yaba yakinyweye umva ari gutekereza umuhungu we ngo iwe ngo inzara aramushe ngo niyo mpamvu atazabyibuha akahamagara abashiki b'umuhungu bose agahamagara famiye yose ati yarahwereye nta mugore afite ngo niba ngo uriya mugore ngo atazateka ngo umunyabwanza ngo yibereye kuri YouTube ngo biriya gusa uri kumva numene utwo tuntu nta n'ikintu gifatika urebye bapfa ese rimwe buriya namwe nta makosa mufite ko mutamwujuje inshingano zanyu kunanuka kuba mbifitemo ako none Diane yarasekeje mureke mbabwire aba unit ntarebe ko wowe unanutse akazareba umuhungu wiwe oya aba unit barari bari kuri effective siza wose no mureke mbabwire rata Diane hari ikintu yavuze turi kuvuga nyine kuri topic ndabumubwira ntese nka nyoko bukwe aza gukomplaininga ngo wabyutse saa 4 gute akabigira bifu umuryango wose Diane aravuga ngo ese ubundi umuntu w'umugore ubyuka saa 4 byagenze gute ahubwo se mbyuka kare byagenze gute niki kiba cyabaye ko ndajahe ngiye mfite uko mpanga urere y'urugo rwanjye twavuganye n'iwacu ko tubyuka saa 6 kubw'ibyago bikeya mabukwe yinjiye saa 3 mwavuganye niba mwavuganye ngiye muzuki cyangwa se umwana yanjye yaraye antesheje umutwe turyama dutinze cyangwa se niyanje cyangwa ko ndaruhuka mu mutwe mbyutse isanshakiye mabukwe raje ngo ibitangaza byabaye saa 5 ziba umuryango ngufurira cyari ku muryango kandi bararyana bibaye bifu ahamagaye abademayi bose ahamagaye abamuyo ahamagaye abantu bose kubera icyo kintu ni gute mabukwe yinjira mu rugo rwawe kugira ngo aguhe orere uzagenderaho afite urugo rwiwe agomba gucungana narwo nanjye nzamwubaha nk'umubyeyi azangira inama ariko apana kunyobora apana no kuntegeka sinavuze ko aba kuyoboye ahubwo navuze ese wowe nta gihe uba watanduye nganagize umujinya ese wowe nta gihe ibyo ngibyo sinabivuze gutya ariko sinabivuze kubera ko nanjye nza ndyamira njyewe se ndishasha nanjye nza ndyamira ariko se uryamye wujuje inshingano ngo amasaha ntiyogeje amasaha apfa kuba afite iyo ndi burireho amasahani yanjye aramureba iki nishaka nzayoza ejo cyangwa ejo bundi nituje akenshi n'uturimo two mu nzu ikindi yagiye atinda gutaha umukazana ikindi yewe yasigaye yigurira igitenge nje ntangurire ni bene utwo tuntu nta n'ikintu gifatika ngo watetse ariyo wari guteka agakenera ngo ari ubyikora kandi iki kintu nkivuge muri loudspeaker ufite umugabo ugomba kumwitaho sibyo niwe ugomba gutekera umugabo wawe mu gihe cyose ubikenereye ariko nyoko bwo akeneye ngo akazi kiwe ngo akabe guteka ngo azateka gusa none se ngewe naje hano kubara amasahani uretse n'icyo akeneye ngo bamuhe n'amafaranga niwe ujya guhaha ngenza umugore ubana na nyirabukwe ni ukuvuga ngo yari atwite nuko ngo iyo umuhungu agiye kujya mu kazi yasigira nyina amafaranga akira umukobwa yari atwite akaza buri 10 byo kuja kugura igitaka yakeneye kurya igitaka araza arambwira ngo ndashaka igitaka c10 kandi sinuje kugira amaboko mpereze 10 uri kumva umugabo atari umunyamakosa abagabo ubundi ibintu byose bipfira ku mugabo mabuko gakenera ngo ateke ngo buri munsi kandi nanjye nkeneye gutekera umugabo wanjye nkeneye gufilinga urugo rwanjye hano urugo rwanjye sibyo ntago bama uko baragoye wa oya akenshi buriya oya ahubwo ngewe aho ntekereza aho ngaho hari igihe usanga ari umukecuru reka nkubwire hari igihe usanga nk'iyo famiye ngewe nubwo kwina bavuze simbazi hari igihe usanga iyo famiye ariyo join inzu umukecuru ugasanga umukecuru afite nk'abana hanze bo baragiye kumujoininga ati kuko mama barumuna bacu ari we bitaho reka nyabo uzaho ngabigenze gutyo dia ngenjoye ninze umukecuru ngomba kugendera munsi y'amategeko yiwe byo narimze ko wasanga ko kwini awo ngo avuze agomba nyine tugomba kumvikana tutakumvikana nge nkagendera munsi y'amategeko yiwe uri kunyumva ariko nawe niba je wanje si mutegeka ko no mubyeyi ariko kandi agomba kugendera kuri gahunda y'urwo rugo akareka kudusenya n'igiceri c'10 cyo kujya kwigurira igitaka
hari igihe ubimubwira umukecuru nawe yafunze kico afite kico ngo umuntu yumve akavuga ko ari kumusuzugura ugiye kumutegeka kandi ari we mukuru aba yumva ko ari we mukuru agomba kujera ese urandusha kujera we babihaye ngo ubijere umwana ujeje bundi ngiye mbyaye 7 niko bazabavuga nje nazaye 7 namenye kujera turi mu busa kanzwe tubonye amafaranga nibwo nanigwa kujera urandusha kujera wowe ariko kenshi nkuko wari ubivuze kenshi ngiye mbona bipfira mu bagabo abagabo batari responsable agashaka ategereje ko azawufashwa azotamikwa azagira gute we ntiyumve ko yakwirengera urugo rwiwe akaba yagaburirwa niyo mpamvu usanga n'uwo mukecuru arabakandamije nyine ko muramuriraho oya hari n'ukuntu wenda yaba ari nawe uri responsable ari uyakorera ariko agashyira nyina nk'imbere cyane kurusha umugore we barahari cyane none se niba akora amafaranga yose akorera ni nyina yabika mama ni uzubika sibyo mama ni ubika ni uhaha mama ni uteka umugore araho ni nk'igipopi ni nka katuni muri make muri televiziyo aricara akarya ibyo batetse ku buryo adashobora kuvuga ngo ntekereje kwigurira iherena ry'icumi nambaye na rimwe kwigurira iherena ry'icumi ngo ndibone paka njye kubwira amabukwe ngo wambabariye ukampa igiceri cy'icumi abagabo bari feke sana bari baryarya ntibari bonyine umugabo urabimubwira uwo mugabo aba yaramaze kwishiramo nyina ahubwo uwo mugabo ni ba bagabo badaha umwanya abagore babo badatega amatwi abagore bakumva nyine n'umugore izina umugore nyine mama niwe mukuru mama niwe ushuzi byose mama akumva ko umugore we ntacyo yashobora agata amushyira munsi y'ibirenge byiwe ntamuhe umwanya ngo amuganirize amubwiye cyangwa se ibyo abonye atazi abimwigishe nk'umugabo we kuko nta gihe umugore wawe yagira intege nke kandi wowe ushoboye ubona ikintu yagishobora why not utabimwigisha nta kintu tudashoboye na kimwe unyicaje ukambwira ati rero sheri nuko bateka inyama ubutaha ujye ushiramo iki ubanze iki nibwo zizaryo ariko ukaza ngo umugore wanjye ntazi guteka ngo mama ni ubizi ngo mama naza ateke umucishije amaso umucije amazi nako ahita gufata nka kubana nukuri hari ubushobozi nta hari ubushobozi haba hari ubushobozi ntugateranye umukazana ari cya gihe wenda mabuko adashoboye no kwikorera n'ikintu na kimwe bikaba ngombwa ko mufasha kubera ko ari umuntu utishoboye akazana hano bapfiriye muri Nyagasani nyine bafite ikinyamurenge cye kindi cy'indani uwo mugore ntavuga noneho we ntiyanakubwira n'ubuzima abayemo arababaye mu mutima ntashaka kubyerekana wanamubaza ati se wowe ubanye gute na nyoko bwe ko mbonye mu maranye imyaka myinshi mwabishoboye gute akamakubwira ngo yewe ngo nukuri ngo ni Imana